ugeze mu mujyi wa Kigali kuri ubu yarahabaye mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, ntatinda kubona ko uyu mujyi wahindutse cyane mu gihe cy'imyaka 18 u Rwanda rumaze rwibohoye. Ingero ntiziri kure, nk'ahahoze gare izengurutswe n'akajagari k'amakioske mu mujyi rwagati, ubu hari inyubako ya Rukabakabajuru. Ahari rompuwe yo mu mujyi rwagati isa n'iyarenzwe n'ishyamba, ubu ntiwamenya ko ariho. Ahari isoko rya Nyarugenge naho huzuye isoko rya kijyambere, kandi niko umujyi wa Kigali urushaho kuzuramo imiturirwa indi zamurwa. Imiturire iravugururwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali hashyirwaho imidugudu ya kijyambere. Ashema muri no mujyi icy'umutekano n'imyubakire n'isoko. Iyo myubakire irajyana no kwita ku isuku, nabyo bituma haba itandukaniro rinini cyane hagati ya Kigali ya mbere n'iy'ubu. Kandi n'abatuye Kigali bamaze kumva ko nta kujugunya imyanda ahabonetse hose, harimo ku muhanda. Burakeye ufite isuku n'abantu bawurimo barakeye, urebye amazu arimo meza n'akajagari karagabanya. Ibikorwa remezo bigenda bishyirwa hirya no hino mu mujyi wa Kigali n'izindi ngamba u Rwanda rwashyizeho birarushaho gukurura abashoramari. Amasuperimarishe yo ku rwego mpuzamahanga arimo guhanganira ku isoko ryo muri Kigali kuko yahashinze imizi. Aragenda arushaho kwegereza abanyarwanda ibyo bakeneye, kandi uko yiyongera agapiganwa ashaka abakiriya niko muguzi abyungukiramo. Ibyo kandi niko biri mu rwego rwa za hoteli. Hoteli zirarushaho kwiyongera muri Kigali ku buryo abasura u Rwanda babona aho gucumbika. Kandi uko inyubako zuzura mu mujyi wa Kigali n'izindi zubakwa, ni nako hoteli zuzura izindi zitangira. Ibyo bikorwa by'ishoramari urabisanga hafi y'imihanda yatunganyijwe. Ibyo umujyi wa Kigali ugeraho bitanga ishusho y'inzira u Rwanda rurimo rugana iterambere. Yego nta wabura kuvuga ko inzira y'iterambere ikiri ndende, ariko ibyo u Rwanda rwagezeho mu myaka 18 rwibohoye bitanga icyizere ko ruri mu nzira nziza igana ku iterambere rirambye. Ufite Maremi Maurice, televiziyo y'u Rwanda.